Aha ariko ubundi ngizi mbesire ziriye kuko Orisanto ndera kweri nka minota tugeze hano tumaze hano batubwiye ko baca tangira saa 8 zuzuye none zimaze kurenga igice cyose ubuse koko ni handi dutsindwa ngo iki twaje ariko reka nkwereke dushaka kuntu twimenyereza ikibuga wasambaza urambaza abakinnyi ari nge nawe kapiteni ndibya wakabyibashije wowe wakira ugwese nabikubaza nuri su kapiteni hubwo ngo hano hubwo mani gereka nkwereke dushaka ibintu tuba dukora twishyushye kugira ngo baze gusanga dufite murare twamenyereye n'ikibuga wowe se mwana fizo ko umukino w'amaguru ari we tuzi nk'agakino twakina kugira ngo kadushyushye ni nka kambwira nyumvira Deus kuri ikimara mani ntabwo ibuka dukino twajyaga dukina tukiri muri primaire cyangwa secondaire twabana twadukina kuko ndabizi ujya wibuka ntabwo ujya wibagirwa ukatunyibutsa tukabari two dukina kugira ngo baze gusanga tugifite amaraso ashyushye wowe mayo bagade wadege muri utwo dukino se basi arimo saye ariko kumiro no kubona vizi kujyana muri Ukraine wa murezi we saye abantu babagabo bakina saye wapi shaka undi wabwayize ko numva uri muranga imikino ndimo ndakubwira dukina uwe ibaze ariko ngo uwuhe uko twakiraga imikino irenze 12 wabura umwe dukina muri yo ngiyo reba undi wana uriko saye yihorera dukine sinabyaye what ariko urajya gushaka umutanga gatange bagutanga wakayabo umutanga wo kumarikiza ndebera nkuru rujanga nukubona ari birebere bifite ubwenge kandi ntabwo umutanga kumaza ikinago uzikaro bakoresha bakina sinabyaye se wamureze shaka undi mukiro dukina nk'igisoro nako winyibutse nge nago mbyibuka ndi kukubwira byose ndimo ndumva byanze basi dukine mbata ariko uko butama mu gicuma cy'umucunda we gatambe bagutamba mbata nawe ariko akumiro nukujya kuri YouTube nusacinge Fizo comedy wamabye ibintu byose wabyanze dukora iki ariko wabirakara mutabirakaramo reka nkwereka ikindi kintu twikina kandi kiradushyushye twikinire mabigibigi amashyi ya dinazoro wasambaza urakina mabigibigi se uri umukobwa wapi shaka kobwa ineje abakobwa se bonyine bakina amabigibigi sha haje jenda ubwo reka nkwereka uburyo tubigenza shaka ahantu heza dushushanya amabigibigi dutangiye tubuguze kugira ngo tuze kureba ukuntu ducunguza uburyo umwete barabarezi bazi basanga twiteguye tuhita ducunguza uburyo tuze no gukora ukwana kwa MFD mukino sinkwiyumva mureka dukina kiri saperi urabyumva ute ngo giki kiri saperi amayi nk'amagadari n'umukobwa wa masambasa kiri saperi ariko urakuze wa mugabo uziko kiri saperi twahize muri history papa yajyaga yimbwira nyiri umwana ngo yayikinaga na sekuru wo kwa sugukuru w'iwabo none ngo nawe mukino urabuze ariko wa muhungu urakuze twihishemo birigaragaza ko umusatsi wari umukara wabaye shokora byatewe n'iki nicyo kintu cyonyine cyakwemeza ko nyiri umwana niwe wenyine urwara bwaki nirwariye bwaki na bwacyo gusa harimo n'amacinya yacinye inda z'abene wanyu wamuduri urabona ukuntu kidurira nk'indu wamadubuwe rya nani ndemo bwana bitagasaduriye ngewe rero wa baraderi we gabanya forime ubwo nyibuka genda uzane godiyo twambere tuwe twishyushye kuzana umwoyo mwirugo wese urana umuranduto we wajya ukazizana nyakuzana ikibuno ku gahanga tayari byari imikino byabaye mangara nkuhangara uni muri garagaza gacu turukamo niyo nagerageza kugutuka sinagutsinda nyagukomoka mu nkono y'ubugoro wese we nuri kunuka tayari hari kujya ubukure hagiye ibitutsi n'umusatsi sinagutsinda di yego di ndakumva padi ubwo se uri kuvuga ivanjiri karatukana ukagira ngo umubiri wako ukoze mu bitutsi sha umenye Imana yarakubumbye mu ibumba rigikoze mu bitutsi wamureze uratukana nkabura uko nigira we niwe bise wa batonike padiri ni so wanyu wa kidegede wamabyiwe unyise padiri ushingiye kuki kubirakariramo niwe wavugaga ngo ndi gutukana we nkaho utari gutukana niyo mpamvu mwise padiri kuko padiri no wonyine tuzi bejejwe bavuga ivanjiri batajya bavangamo n'utuntu tw'udututsi ahubwo ubwo nimbyishimamo wasambasa uramemba karya mabya togusheje man ibitutsi byawe bimaze kundenga umusatsi reka twihitiremo umukino wo kwikina kuko nge ndumva nshobora kuza kubibabariramo pe nukuri komo n'igisora cyawe kibaye nka kawunga yaruriwe mu isorori vuga umukino turi buza gukina ndabona wabirakariyemo byishimiremo se nabatirishije wapi nakoresheje ubunyano wapi ahubwo hitamo mwana dukora ko numva uvugishwa byishimira kuko ngiye kugwase ngisaje kwiyogoshesha icyo gisatsi cyabaye direde Samusoni ibyo bamukoreye nubizi se wingira ka Samusoni shabadirira twara bamenye wabona rubugambanyi ushobora kungira kubera ko uziko mfite amapower Buse nkaho umuntu yakugambanira akunguka iki uri ikigoryi ngikigoryi kagorya mari wowe sha wamure kumva zakaye we tukiraho ngo tureke gutukana vuga umukino tujye gukina tuve hano n'umuntu ajya kwirira meranje wowe zakayo ni so nasi wanyu wakiruguwe dore ko ari we bicaga ku kibiriti nibakoza amaguru hasi ahubwo reka nkwibutse umukino tugiye gukina umukino wo gupyaturana wo gupyucyana uwo mukino wumva utese Orisanto uwe mukino se wasambaza navugiye ko ari urufi warufiye kwibagirwa kubi nangubwe ngo dukine umukino wo gupyaturana turenye ko wamabyiwe nawe wibukaga
rero risanto numva utangiye kuzana ibintu by'ababyereka ibyo tubikwame dukora ibyadurije hano n'ubundi ushobora kuza tunarwanya ahubwo ibyo ntabwo ngombwa ahubwo dukine twagiye reka kino nkumvise ndizi rwanjye ko gukubita nutava mu pfuro bangaye tega sha tega no. Fiza kutajya kunkubita cyane kandi mani nge nakubabarirana. Ngo iki ibyo nkoraga ninjye bizisha ko ndagukubita ukabira icyokere paka aho kirajya gishoka mbona mu kabuno. Yesu Kumoko hayenda gaswe duhindura ku matama. What? Ku matama mani watse basi tugashyira ku kabuno. Mwana Fiza sindi gukubita cyane mwana. Ku matama nari. Sekere wari ukiri wotega nkomerezo n'ubundi niba ku maboko ahiyereka nsimburane ku matama ahubwo ndabanza nikure nanjye. Mwana Fiza iritama ryanga uryitondera kwite basi ringi animatari no arari mu gashinyi kiga primaire mu wakane mwana. Waraze kuri nkubita ngenyine tegirya tamashana kwite ry'iburyo wowe. Bombes. Mano resantu buko kukururu ryanya rukirwa mbere kuko nibyo kurwa gatane yemeze gute mwana reka tubikwame basi tubivunje mu mafaranga. Shawe nkuraho umuntu wameze nk'ikemere ndagukoma wa mutonzi. Umutonzi na bene wa gira ibyo ugira vuba wica umuntu wigendera ubundi se kumana icyo wagamije. Muvandi ibirakaramo n'umuntu wapfuye hagase tegiryo tama nkuhome. None sinongera kukugora nateze. Ku izina ry'Imana na mwana wa mutagatifu Mana uyu munsi nanjye nyakire mubaho uyu munsi nanjye ndaje. Iyi niyo ntambara y'Uburusiya na Ukraine bajya bavuga we. Akubundi nkizi mbese. Wewe windeba man. Twagera atanyibwire. Ariko ubundi nkizi mbese ziriye kuko wasambaza urambaza ngabakinnyi bari ari nge naga nabyishe turasubira wasambaza nguraba cyane urambaza mwana ko binaniye Wasambaza wikumbaza abakinnyi ari nge nawe ninde kapiteni. Mandenya. Ncuve nawe akarido kaso Nibinyarira neza gute. Kandi no nukwita ugiye gute. Ngame no kubisano kuno cyogo tumirinya. Nakidudubire nyikubisa umusamyo w'umukari. Gira mwana gira. Byo nako mbikunda mwana bikiyaga mwana cyubikwa. So ndiri ko ndagifatira hejuru ushyira hasi ku muntu. Ese birasi by'umuntu aba yarubwiye cameraman rata mbwa twigenda. Nawe n'ikibazo cameraman mwana afite ni kimwe. Mwana asiga afata kamugutya nashyira ku maguru. Ikaza yizungura. Shyira amaguru mwana shyira amaguru. Iyo abana arasinye muri abaja. Kandi aho nuri gufata ibicucu. Gira maka wagabanyije ubwo rya runtu mwana urabona ikiye kitari kutugendana. Mwana agiye twigirira. Director ni neza twagiye. Let's go. Ni sawa. Shaka umufungo bame shaka imifungo yabikame nirare rare warayi bakuje kane iyi business yangana sema irari